Yitwa Hagi yagiye ajya ku gasozi afata umuryango wa nyiraburyohe na buryohe arabatuka arongera arabatuka arabatukuza. Buryohe na nyiraburyohe bakimara kubyumva ntibabyihanganiye nabo bahise bafata umwanzuro wo kubijyana kuri RIBU. RIBU ibi bigezemo sinzi ukuntu ndibuze kubita bariya ngo ni ba buryohe kini bari ba buryohe mabere abageni muzajye muvuga amagambo babwize rero ukuri bariya abantu bari kurira kuri video zanjye bakavuga ngo ndi gusenya ingo z'abandi. Wa mugabo we uraza wa mugabo we n'umugore muraza kuzana iyo discipline nkeya mufite ihure n'iyanjye ya hafi ya ntayo ndabatwika pe iraza guhura n'iyanjye ya hafi ya ntayo. We wa mugabo we kwanza banakwirukanye mu gisirikare kubera discipline yawe nkeya we ngo ni buryohe nyakuryohera imihanda we wacyohewe cy'umugabo n'icyo cyohe cy'umugore wawe uri kumva. Jewe ndabiyamye mujye mukora ibyanyu nanjye nkora ibyanjye ibyo mukora niba byubaka abantu itsoke nanjye ibyo nkora niba bisenya abantu birandeba urumva. uwo ni Hagi watutse buryohe na nyiraburyohe ababwira amagambo menshi arimo ibitutsi byinshi anababwira ko nibabikomeza arabacanaho umuriro akabatwika. Iyumvire buryohe icyo abivugaho. bari ba buryohe mabere abageni. Bafana bakunzi ba jihadi mwihangane ko bagiye kwitaba ubutabera ariko niwe ubyiteye, ariko naberetse gihamya y'ibyo yagiye avuga. Ukeneye ikiganiro ku burebure nimba warezereka badufashe cyane ariko nimba ushaka gutukana turajya ku karubanda turatwambikana mu bantu utera ubwoba sindimo we peti sindimo. Ngayo nguko mwari kumwe na Rukusanya wabateguriye iyi nkuru. Mugire umugoroba mwiza.